Murakaza neza muri iki kiganiro baho neza, muri kumwe nanjye Jean Paul. Abakuriye iki kiganiro murabizi neza ko hari amakosa amwe n'amwe umuntu mu buzima bwe yagiye akora, ubumwe akaba ari amakosa yari akomeye, ariko nyine ugomba gukomeza kubaho. Uri umuntu uhambaye ku buryo udakwiriye kuba amahitamo ya buri kibonetse cyose. Komeza ubeho, ariko mu buzima uri kubamo ukeneye ko uzajya ubona amahirwe ya kabiri kuba wakoshereje cyangwa se abagukoshereje bakabona amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe. Bisobanura yuko mu byo ukora cyangwa se mu byo waba warakoze uba ukeneye amahitamo ya kabiri, cyangwa se mu bagukoshereje hakabamo abifuza kuba bagira amahitamo ya kabiri mu buzima bwawe. Nibyo rwose, abantu kenshi nyine dukenera amahirwe ya kabiri mu gihe twakoze amakosa, cyane cyane iyo turi mu mujyo w'iterambere ryacu, cyane cyane mu mibanire no mu gukora cyangwa se no mu mikorere yacu ya buri munsi. Mu buryo bwacu bwa kamere tugenda dukosa, ari nako tugira, ariko nako twigira no ku makosa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu by'ukuri niba ushaka amahirwe ya kabiri, uzabona amahirwe make cyane yo gukora icyo wifuje gukora, cyangwa se mbese ntabwo bishoboka, cyangwa se ntabwo bipfa kuza, cyangwa se ntabwo upfa kongera kubona amahirwe ya kabiri yo gukora icyo wigeze gukosamo. Ariko iyo ugize Imana cyangwa se ukabona ayo mahirwe yo kuba wagikora, nabwo uzabona amahirwe make cyane yo gutsindira cyangwa se yo gutsinda muri icyo wifuje gukora, mu gihe utahinduye uburyo wagikozemo cyangwa se ngo wowe uhinduke ubwawe. Nk'uko benshi nyine bakunze kuvuga ngo utakora ikintu mu buryo bumwe ngo wizere ibisubizo nyine bigiye bitandukanye, cyangwa se wowe utahindutse ngo ubone igisubizo gitandukanye n'ubwo wari wakozemo cya kindi bwa mbere. Ni nk'uko wafata rimwe wa mugani ugateranyaho rimwe ukabona kabiri kandi wifuzaga gatatu, ntabwo biba bigishoboka. Nanone benshi mu mikurire cyangwa se mu migwirize yabo mu bwenge bagenda bibaza ku makosa yabo, ati se ubundi narebaga hehe, cyangwa se bakavuga ngo wagira ngo nari impumye, cyangwa se ngo bwari ubwana nyine bwatumaga muri ibyo byose. Gusa reka mbamera cyangwa se mbamara amatsiko mu gihe, cyangwa niba utari wibaza bene ibyo bibazo, ukeneye kwitekerezaho bihagije, kuko mu buzima tubaho bwa buri munsi twigira ku makosa yacu dukora mu buzima. Kuko aho kugira ngo ukomeze kubaho ukora amakosa amwe n'amwe, wabyigaho ugakora ibikwiriye, ukagendera mu murongo muzima. Kuko nyine mu buryo bwa nyabwo bwo gutsindira amahirwe ya kabiri, umuntu ukunda ni ukuba wowe wahinduka ukaba mwiza, mu gihe uwo muntu yagutaye cyangwa se yakwimye cyangwa wabuze amahitamo ye ya kabiri, yaragusize cyangwa yaragutaye. Ni ukuba wowe wahinduka cyangwa se ugahindura imyitwarire wagiraga mu gihe mwabaga muri kumwe mu buzima bwa buri munsi, bikaba byaramuteye kugenda cyangwa se kugucika. Ndatekereza yuko cyangwa se mu kwizera kwacu, mu bitekerezo bya buri muntu wese ubaho kuri iyi si ya rurema, aba yifuza kugira icyo
yigezaho, kinyuze mu buryo cyangwa se mu mibereho ya buri munsi, kinyuze mu buryo bukwiye cyangwa se kinyuze mu mategeko. Ariko cyane cyane iyo urebye nko mu makuru nibwo ubibona neza yuko abantu batabaho nk'uko baba biteganya mu mitwe yabo. Benshi nibwo ubona ko badashishikazwa no kuba abantu beza, ahubwo bagakora iyo bwabaga kandi mu buryo budakwiye bwo kugira ngo bagire icyo babona muri bagenzi babo. Ntabwo bifuza kugira icyo ubwabo bakwigezaho cyangwa se ngo bagire icyo wenda bakora kibaturutseho kugira ngo biteze imbere ubwabo, ahubwo bakagira amahitamo cyangwa se imibereho yo gushishikaza no kugira icyo bakwifuza cyangwa bakura muri bagenzi babo. Benshi bakanabikora mu buryo budahwitse. Ndababwiza ukuri yuko nta byishimo bene abo bagira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Gusa si iyo twicaye tukibaza kugira ibyishimo mu buzima bwacu bwa buri munsi si byo duharanira? Kuba wagira icyo ugeraho, kuba wagira iterambere runaka, si ibyishimo tuba dukeneye? Aho bikaba bisaba kimwe n'uko kuba wahindura ingeso mbi kuri wowe cyangwa se kuba twahindura ingeso zacu mbi bitanashoboka mu gihe tutibwije ukuri bw'amakosa dukora nonaha, cyangwa se ingeso mbi dufite nonaha tukemera yuko twebwe ubwacu tuzifite. Bidusaba imbaraga nyinshi kugira ngo tubanze tuzishoze. Ubwo bikaba bisaba yuko buri uko umunsi utangiye umuntu akwiye kwiyemeza kuba umuntu mwiza no kubana neza n'abandi no kubaho neza, ari nako gake gake mu mibereho ye ya buri munsi bigenda bimwinjiramo. Yego bigenda bikunda, ariko mu gihe intego wihaye utazikora nk'uko waziteganyije, ntukice intege cyangwa se ngo ucike imbaraga. Ugomba gukomeza kwita cyane cyane ku ntego yawe nziza wihaye, ukanaharanira umunsi ukurikira kuba wakora ibyiza kurusha uko uwo munsi wawangije. Ugashishikarirwa cyane ku ntego yawe wihaye, ukanahindura umunsi ukurikiye, ukanahindura cyangwa se n'iryo somo ukaba waryigiramo bitewe n'uko warikoze, none uwo munsi ukurikiye ukanahindura mu mikorere yawe. Ubuzima bukomeza kugorana uko bwije n'uko bukeye. Abantu nabo bagahora bashakisha ababatera akanyabugabo cyangwa se akabaraga mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa abo bareberaho kugira ngo bagire icyo bigezaho nabo ubwabo. Rero ushobora kugira ingaruka wagira kuri abo bantu, kandi wanahindura isi ari wowe cyane cyane biturutseho. Gusa utirengagije yuko impinduka zigomba gutangirira muri wowe ubwawe kugira ngo ubashe gutsindira cyangwa se ube icyitegererezo cyiza cya buri muntu wese. Bigatangirira muri wowe, bikagenda bigwira noneho ukabasha guhereza icyitegererezo cyiza kuri bagenzi bawe. Impinduka rero nta handi zitangira cyangwa se nta kindi cyahindura umuntu, cyangwa se kuba wowe ubwawe wakwiyemeza yuko ufite ikosa runaka ukaba waryemera, nibyo bigufasha kurusha uko wowe ubwawe utekereza yuko icyo kintu uzagikuramo mu gihe runaka, ahubwo ukabyemera nonaha, impinduka igatangira muri ako kanya, ikanagufasha kuba icyitegererezo mu bandi no kuri sosiyete cyangwa se kuri rubanda. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Yari Jean Paul mu kiganiro Baho Neza. Mwakora subscribe ku batarayikora, mukanda share na like mu kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi.
murakoze.